Muri introduction turatangira comprendre le combat spirituel. Turashaka kumva icyo ari cyo intambara yo mu mwuka. Nimba tuvuze ngo iraca ibintu twe kubanza kumenya yariyo. Kuko hari igihe abantu bayita bitari byo. Icyambere iyo ntambara yo mu mwuka, c'est une guerre entre le royaume de Dieu et Satan. Ni intambara hagati y'Imana na Satani. Imana ikagwanira muri Kristo. Amen. Alléluia. Icya kabiri ni intambara y'itorero ya buri munsi rirwana n'abatware b'isi y'umwijima. Un combat spirituel quotidien contre les puissances des ténèbres. Ni intambara Yesu binyuze mu itorero agaragazamo ingoma y'Imana, igaragaza ubwenge bwayo buhebuje n'ubutware bwayo. Amen. Binyuze mu itorero. Kandi byumvikane buri mu Kristo wese w'ukuri, buri muntu wese yavutse ubwa kabiri, buri muntu wese yashizwe ikimenyetso cy'umunsi wo gucungurwa ari umwuka wera, ari muri iyo ntambara. Nimba atabizi yarafashwe mpiri. Mwabyumvise? Donc le combat spirituel, c'est la guerre ouverte entre le royaume de Dieu dirigé par le Seigneur Jésus-Christ et les puissances des ténèbres conduites par Satan. Intambara yo mu mwuka ni hagati y'ubwami bw'Imana buyobowe na Kristo Yesu n'ubwami bw'umwijima buyobowe na Satani, nawe akaba afite ingabo ze nawe. Hanyuma ikirwanirirwa niki? Uko buri ntambara yose igira icyo bita enjeu, ifite ikigwanirirwa. Ntabwo ingabo ebyiri zipfa kurwana gusa, hari icyo zipfa. Amen. Nta ntambara ipfa kuza ibifite impamvu. Haba hariho ikirwanirirwa. Hano rero ikirwanirirwa niki? Les âmes des hommes. Ubugingo bw'abantu. Ntabwo ari izahabu barwanirira, ntabwo ari peteroli yo muri Iraq, ntabwo ari diamant, ntabwo ari uranium. Bararwanira iki? Imitima y'abantu. Iyo ntambara rero niyo navuze ko ica ibintu, kuko uko yenda kurangira niko ikara. Amen. Haleluya. Iyo dusomye Yesaya 14 umurongo wa 12-18 dusomere. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'imera ikasikazi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Abazakubona bazakwitegereza cyane, bagutekerezeho bati uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi, akanyeganyeza ubwami, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu yo muri yo, ntarekure abanyagano ngo basubire iwabo. Abami b'amahanga bose uko bangana basinzirira mu cyubahiro, umwami wese mu nzu ye bwite. Amen. Aho mu Misiri Yesaya 14 siko dusomye. Muba bavuga nde hari? Uyu ni Satani. Bamwisiki inyenyeri iki? Bibiliya ifite imvugo ikoresha
mu bintu kugira ngo abantu bumve neza. Abamarayika ari irindi zina Imana bita inyenyeri. Amen. Ni metafore y'abamarayika. Kubera iki? Kubera inyenyeri irekura umucyo. Abamarayika igihe baremwaga bahawe umucyo witwa ubwiza bw'Imana. Abamarayika bafite ubwiza. Amen. Bafite ubwiza, baramurika. Nago muzi cyagiye babungere. Igihe baragira umukumbi babonye iki? Babonye umucyo. Igihe marayika Gabriel yari kuri bo, hanyuma mu nyuma bakaza kubona abandi bamarayika baririmba. Babonye umucyo mwinshi. Abamarayika baramurika n'ubwiza bafite muri bo. Murangurikira. Abamarayika Bibiliya ibita inyenyeri. Na Yesu kuko afite ubwiza nawe yitwa inyenyeri yo mu ruturuturu. Amen. Wayubise. Satani nawe ataracumura yari inyenyeri ifite ubwiza. Amen. Hanyuma amaze rero kwikuza ngo yeresheje n'Imana isumba byose, Imana iramuvuma, imwirukana mu ijuru. Amen. Hanyuma avanwa mu ijuru na kimwe cya gatatu cy'abamarayika, bahinduka ibivume. Ese ubwiza barabwambuwe? Satani umubonye umuntu ari umwijima. C'est ce que vous croyez? Ngo abakozi ba Satani ntabwo ari igitangaza ko bihindura abakozi b'umucyo, ngo na Satani ubwe yihindura amarayika w'umucyo. Iyo akujeho ntabwo uza kumubona ari umwijima, azafite umucyo. Gusa Bibiliya ivuga ngo il a corrompu sa gloire. Yarahumanije ubwiza bwe, ariko aracyabufite. Mwabyumvise? Kubera iki bitwa abamarayika w'umwijima? Nuko ntabwo bakiri mu ijuru mu mucyo, bari hanze y'ijuru. Hanze y'ijuru n'umwijima. Imana ishimwe. Aramutse aserutse ntabwo ari umwijima. No. Aza afite umucyo. Mwebwe murakonfona ngo ni umutware w'umwijima, mukibaza ko nawe yabaye umwijima. Arafite ubwiza. Ibyo Imana yamuremanye arabifite, nuko byahumanyijwe. Yarabihumanije. Bwa bwenge aracyabufite. Za mbaraga aracyazifite. Na bwa bwiza aracyabufite. Gusa nuko byahumanijwe na rebellion, no kwigomeka ku Mana. Mwayumvise? Amen. Aho niho rero abantu benshi bagiye bashukwa, babona tuvuge marayika w'umwijima araje, amurika, bakamuteranya na marayika w'Imana. Nijye batubwira muri Ezekiel kandi 28 umurongo wa 13 12 tugeze kuri 19. Nabo baravuga Satani. Dufite hano habiri gusa bavuga inkomoko ye, ni hariya twasomye muri Yesaya. Mwana w'umuntu, cira umwami w'Itiro umuborogo, umubwira uti. Uwo mwami w'Itiro, amen, ni ikigereranyo cya Satani. Imana ikoresheje uwo mwami w'Itiro kuko nawe urumva yari umwana wabo mubi mu buzima bwe, ariko ishaka kuvuga Satani.
umva uko Il est le umwami- type de Satan. umva uko umwami w'iteka avuga ngo wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Murumva ko atari umuntu komeza. wahoze muri edeni ya ngobyi y'imana. Umva ari umwami wa Tiro unyamara amaraso. Ko muri Edeni. umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, odemu na pitida na yaholumu na tarushishi na shohamu na yasipi na safiro na nofikina na bareketi n'izahabu. ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyironge bwari iwawe. mu minsi waremwemo byose byari biringaniye. Yaremewe kuyobora louange na adoration y'ibyaremwe byose byo mu ijuru. Yari chef d'orchestre. wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira. Ntabwo ari umuntu rero, ni umukerubi. We ni marayika. Kandi apara marayika muto, umukerubi rwa rwego rwa mbere. kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. wagendagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Ya mabuye yaka umuriro ngo niyo yagendaga, aho niho natwe tuzajya. Arabizi rero, na niyo mpamvu azakurwanya mpaka. Ibindi aza kubigarukaho. Wowe urakira gusa uraho uyaza ngo ni ukuza mu itorero gusa ukagira. Warabizi ko uzaragwa aho we yavuye. Niyo mpamvu akurwanya mpaka. Mwana w'umuntu azakurwana mpaka. Niyo mpamvu asinzira abantu ntibamenye ko n'urugamba ruhari. wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. wuzuyemo urugomo ruzanwe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. narakurimbuye wa mukerubi utwikira we, ngukura hagati ya ya mabuye yaka umuriro. ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Wala Satani yahowe ko ubwiza Imana yamuremanye buhebuje bwamuteye kwishyira hejuru. Baza kumva ibyo aza kuvuga. kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. ububi bwawe bwinshi no gukiranirwa kuva mu bugenza bwawe byatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. nicyo cyanteye gukongeza umuriro ukuvuyemo uragukongora, maze nguhindurira ivi imbere y'abakureba bose. abakunzi bose bo mu mahanga bazagutangarira. wahindutse igishishana kandi ntabwo uzongera kubaho ukundi. Amen. Dusuye kuri Yesaya aho bamuvuga kandi 14:13. waribwiraga uti nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Amen. Na 14. nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Amen. Voilà. Ngicyo icyo yararikiraga. Yararikiraga ngo amere nk'umuremyi we. Nimba mu isi hari ubwibone, aho ni nk'umuko yabwo. Nyuma Bibiliya ivuga ngo uwizishyira hejuru azacibwa bugufi. Kubera iki? Kuko cyatumye Satani avumwa, akajugunywa hanze y'ijuru ry'Imana, nuko mu mutima we habonetse ubwibone ko ashaka ngo areshye nk'isumba byose. Mwumvise ngo intebe ngo azayizamura irenga inyenyeri zima. Nizihe nyenyeri? Nizituyeho nijoro n'abamarayika. Ngicyo icyaha cya Satani. Ibi murimo rero byahumanyijwe
nibyo adusukamo. Niba twasomye ariya mu Befeso 1:2 ngo twumvira umwami utegeka ikirere ari umwuka ukorera mu bantu bagomera Imana, ibye kamere ye niyaduha. Ubwirasi ni imbuto ya wa mubi. Niyo mpamvu Yesu yaje mu mwuka unyuranye n'uwo, yaje aciye bugufi. Amen. Par l'humilité, le Fils de Dieu a renversé l'orgueil. Kuza aciye bugufi, umwami Yesu yari intwaro yo kubita hasi umwirasi, umwibone, ariwe Satani. Imana yabwe icyubahiro. Niko atubwira mu Bafilipi 2 hera ku murongo wa 5-11. Jésus a été le contraire de Satan. Yesu yaje ari kinyuranyo cya Satani. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. 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 Rero twabonye ko Satani akiri Lucifer. Lucifer ni izina ryiza. Lucifer ni ukuvuga ngo utwara umucyo, l'ange de lumière, porteur de lumière. Uyu Satani yitwaga Lucifer. Abantu ko batabizi bazi ko Lucifer ari izina ribi. Ataracumura yitwaga Lucifer, l'ange de lumière, marayika w'umucyo. Hanyuma amaze gucumura yitwa Satan. Satan ni ukuvuga ngo l'adversaire de Dieu, umwanzi w'Imana. None mwumvise Imana mu magambo make uko yamuvuze. Ntabwo Imana yahaye Satani amashapitire menshi amuvuga. Yashatse kugira ngo tumenye inkomoko ye, tumumenye, kuko niwe turwana nawe. Amen. Niwe ari inyuma y'ibyago byose biri ku isi, n'ibyabaye ku isi n'ibizaba. Mwumvise ubwiza yari afite, mwumvise ko yagenderaga mu bwiza bukomeye. Amen. Yagenderaga mu bwiza buri parfait bukomeye. Hano bashatse kubuvuga mu magambo tushobora kumva twebwe ko byo mu ijuru birenze amagambo yacu. Nta magambo dufite yasobanura iby'ijuru, ariko Imana ikoresha imvugo tushobora kumva. Ngo yagenderaga ngo hejuru y'amabuye yakumu umuriro, kuvuga ngo ariya ngo yakumura des pierres étincelantes, kuvuga ngo arabagirana. Hariya rero niho abera bazajya. Kubw'ibyo rero ararwana intambara ikomeye, kugira ngo nimba bajyayo ari bake bashoboka. Niyo ntambara ye. Nimba ruza mucika, ariko abe yamucitse gusa, ariko azarwana mpaka. Bibiliya ivuga ngo ntabwo ari wenyine, afite ingabo zikomeye. Ibyo Yohana 12:9 ngo nawe afite abamarayika nabo bafashwe na bwa bwibone, nabo baramukurikira muri rebellion ye mu kugomera Imana. Ukwiye kubamenya, kuko utabamenye se uzarwana intambara imeze gute? Turazogerana tureba tumenya ngo no mu itorero arakorera, kuko turaza kubona urubuga rwe akoreramo. Apocalypse, ibya Yohana 12:9.
cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Amen. Satani afite abamarayika n'abafite. Amen. Ibyahishe Yohana 12:4 bangana gute abamarayika? Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Satani yitwa kiyoka. Yitwa inzoka ya kera yashutse Eva, kandi akitwa kiyoka. Twese kubisobanura hano. Amen. Le serpent et le dragon, murabyuka. No ku mitwe yacyo gifite ibishingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru. Uzijugunya mu isi. 1/3 cy'inyenyeri. None umaze kumenya inyenyeri cyari cyo? Na mama? Voilà. Nuvuga 1/3 cy'abamarayika b'Imana bari kumwe na Satani. Kandi umubare wabo ntabwo barika. Ntabwo ari miliyari zingahe. Abamarayika b'Imana umubare ntushobora kwinjira muri computer. Nubwo bazageraho bagira iriya computer yitwa l'ordinateur quantique. Ntabwo ibara mu segonda miliyari z'ama operation. Ntabwo bazamenya umubare w'abamarayika. Uzwi n'Imana gusa. Uko umubare ungana kose w'abamarayika Imana yaremye, 1/3 kiri kumwe nande na Satani. Abo rero niwe bakurwanya wowe. Abo niwe bakurwanya. Tuza kubona bakurwanya bate? Kugeza mu byumvise. Kubera iki bazakurwanya? Kubera iki bakurwanya? Kuko uzaragwa ibyo bakuwemo. Uzaragwa uzasubira mu byabo. Bivuga ngo iby'Imana ikwizeza mu ijuru bari babirimo. Rero wowe ntubizi neza ibyo ari byo, ariko bo barabizi ko babibayemo. Ni nk'inzu imenywa na nyirayo. Twebwe turabisoma muri Bibiliya, bo babibayemo. Ibyo nibyo Yesu yaje kugira ngo tuzaragwe. Ibya bindi bivuga ngo muzaragwe umuragi udashobora kugajuka cyangwa kubora. Amen. Ibyo rero ntabwo ari ibintu bizwi n'abantu bose, ndetse n'abari mu matorero. Bumva Satani gusa bakamurwanya. Turakurwanya Satani n'abadayimoni, ariko ntabwo bafite profondeur. Ntabwo bafite ibijyepfo byo kumenya ibyo ari byo. Amen. Kadufate iminota 10 dusengere kuri ibi tumaze kumva. Intego y'isomo ry'uno munsi ni yihe? Ngo intambara iraca ibintu. Ni ukubera ko umugeni wa Kristo tumaze iminsi tumusengera ariryo torero, kugira ngo akanguke yitegure, kuko ubukwe bw'umwana w'intama buregereje. Adashobora kubigeraho. Amen. Azabigeraho kuko ijambo ry'Imana ntabwo rizaneshwa, ariko benshi muri iyo torero, amen, bashobora kutazagera ku ntego Imana ibafitiye. Kuba umugeni wa Kristo azazamuka, byo azazamuka kuko ibyanditswe bya birabivuga. Ati abantu bose bari mu itorero ry'Imana ntibazi yuko batajya mu ijuru, sibyo? Ose ni bose batajya mu ijuru? Oya. Kubera iki? Kubera ko intamba uzababuza umugambi Imana usozwe kuri bo ntago bamuzi neza. Kandi kuba batamuzi neza ntabwo bitegura kumurwanya, kuko ntago warwanya umwanzi utazi. Turaza kubibona. Tuza kubona intambara uko zirwanwa twifashishije izo mu isi. Amen. Kugira ngo tuze kumenya ibyo mu mwuka. Tufate iminota 10. Ntibagirwe bavandimwe, twabonye ko inshinga zakoreshejwe mu bihe bibiri. Ari imitagihe, icyo twari turi imbere tutarakizwa, ngo none ngo umwami uteka ikirere
ari umukorera none mu bantu bagomera Imana. Vuga arakora none. Uyu mwanya uri ujye gusenga arakora. Wabibise? Tugendere iminota 10.